Hello guys, iyi ni Shyazoo trading. Reka turebere hamwe impamvu Pi network ikomeje kumanuka cyangwa se PIUSD. Ahangaha ni weekly analysis dukora buri cyumweru nyine ko bigiye bisanzwe muri bimwe. Uko tubizi Pi iri kumanuka, ariko kadutangire ruhande turebere hamwe cyatumye Pi imanuka n'impamvu izakomeza imanuka. Ureke babandi birwo bakubeshya ati ngiye kuzamuka cyangwa se igiye gukora iki. Kadutangire sasa. Ahangaha Pi nkuko mubizi umwaka ushize yaronshinze ahagana mu mpera z'ukwa mbere mu kwa kabiri gutyo umwaka ushize. Ni ukuvuga ngo imaze nibura imyaka umwaka umwe n'amezi make ibaye, umwaka umwe n'ukwezi kumwe gutyo ibaye, nubwo turi muri kwezi. So ahangaha nk'uko mubibona yatangiriye kuri 0 nyine agaciro imanuka, yatangiriye mu gaciro irazamuka igera ku madolari angahe, amadolari 3 nk'uko mubireba no kuri chat ahangaha nabiberetse. Gace umurongo gutya rebe neza. Noneho ahangaha yagarukiye iki ku madolari hafi 3 gutyo, yahereye kuri iki kuri 0.13, ariko andi mezi yagiye akurikiraho yose yagiye imanuka nk'uko mubireba neza. Dore ahangaha iyi candlestick y'ukwezi kwakurikiyeho yaramanutse igera ku madolari angahe kuri 0.7, irongera amanuka ukwezi kwakurikiyeho igera kuri 0.3. Noneho ukundi kwezi igera kuri 1.65, ariko ikomeza imanuka. Ahangaha turi mu kwezi kwa kangahe? Turi mu kwezi kwa gatatu uko kurangiye, ukwezi kwa gatatu uko kurangiye yarageze kuri 0.3. Ahangaha ku bantu bakoresha nuza YouTube channel yacu n'iki barabizi ko natanzemo nyine ko Pi izakomeza ikamanuka. Natanze signal yuko cyangwa se sinyari cyangwa se setup yuko izakomeza ikagira ikamanuka. Sasa rero ahangaha wakwibaza nanga umuntu agiye kwiseringa yiseringira nyine ajye nko kuzigurisha, kuko n'ubundi iri kumanuka. Nyuma yo gukora icyo gukora test ahangaha muri value gap ahangaha akoze test iri strong cyane, ikora rejection byerekana yuko nyine abasera bafite imbaraga nyinshi cyane. None areba neza kuri nuzi za candle day theory nyine, ra theory nyine ya candlestick nyine, urabona ko ahangaha nyine igiciro cyagarutse muri iki ukwezi kwari kwarabanje aho cyafungiye neza. Igiciro niho cyafungiye ahangaha kuri Pi, byerekana yuko ahangaha niyo Pi yagerageza kuzamukaho gake, we nk'ugeramutse izamutseho gake nyine umuntu ashaka kuvuga ngo nihe nayigurira nyine heza cyane. Iramutse izamutseho gato yaza nyine igakora retest ahangaha, igakora retest kuri 0.2 by'amadolari cyangwa se ikagaruka ahangaha kuri 0.23, ubundi igakomeza kumanuka ijya kuri 0.1, so ahangaha ni mu kwezi kwa kangahe? Kwa kane. Turi kureba ukuntu twaza gufata nyine opportunity ya sell nyine ku bantu bakora ama future trading. None ahangaha tugiye wenda mu cyumweru turebe ukuntu yabihagaze mu cyumweru. Nureba neza, so ku muntu ushaka guseringa ahangaha twabibonye ko hari resistance, kandi yakoze iki, hari test inshuro nyinshi. Ahangaha yakoze test ahangaha ni kwa rejection iteye ubwoba. Gusa ahangaha hari point of interest cyangwa se ahantu yakabaye yaragiriye iki, yarabayingiye, ariko ntibyashobotse. Ariyo bita iki, nuza bullish fair value gap. Iyi bullish fair value gap bishatse kuvuga ikintu, kuvuga ngo nuza abantu bagura baba bashyizeho iki, ama buy limit menshi nyine, bavuga ati price nyamuka igeze ahangaha iraza gupushinga down upward, iraza kuzamuka. Ariko iyo bidakunze igafailinga, kuko hano haba hari ama buy limit menshi, ya bullish fair value gap ihinduka inverse fair value gap, igahita ikora iki opposite. Ahangaha ahubwo abantu bakagira bagahita bashaka iki opportunity za sell nyinshi cyane. Banga no kuvuga ngo nibura ahangaha umuntu ashaka guseringa position yacu kuri sell position, nuko tugeze igasa nk'igarukaho gato cyane hano inyuma, umuntu akongera akagira iki, akaba ahangaha umuntu ashaka guseringa nyine, no kuvuga ngo yategereza iki, yategereza igaruka hano inyuma ho gake cyane, then agahita agira iki, agahita akora sell nyine, akora sell kuri Pi. Nibura target ya mbere ahangaha kuri 0.13, none target ya kabiri kuri 0.05 cyangwa se 0.09, niho yazajya nyine nibura igahita igira iki, igahita yongera ikaba yapushinga up. Ariko ahangaha currently Pi iki iri down, iri kumanuka. So ndizera ko analysis z'icyumweru ari uko bimeze. Umuntu agiye nko muri day agashaka kureba inuza
ahantu yakwinjirira yategereza kisubira inyuma ho gakeya nyine akaba yakwinjira, ariko abantu mubizi neza njye nari natanze seri position guhera hejuru ikiri kuri 0.29 iramanuka. Ni ugutegereza rero tukareba. Reka turebere hamwe ibintu by'ingenzi bituma payi imanuka na n'ubu kugira ngo izamuke bikigoranye cyane. Ikintu cya mbere ukomeje kureba kuri izi nuza kuri izi crypto market cyangwa se ibintu babandika nyine, ikintu cya mbere gituma payi imanuka ni ukubera ko ntabwo hari nuza nirinjira mu masoko manini cyane nyine ama exchange akomeye cyane. Murabizi ko nubwo payi iri ku ma OKX n'izindi zigiye zitandukanye, ariko ntabwo yari yagira ntabwo yari yaba listed kuri kuri Binance cyangwa se Coinbase. Ibi bituma ntari kuditihagije cyangwa se itagurishwa cyane nyine, igiciro cyayo udashobora kugira kugenwa neza n'isoko, kubera ko ntabwo iri ku masoko yose. Mu gihe izi zose tubona ziri strong n'icyo usanga ziri ku masoko yose. Ikindi wenda umuntu yavugaho nta demand ihagije nyine, ntabwo abantu nyine kuno ku isoko nyine bayikeneye cyane nyine bayishaka nyine kuyigura ngo bakacinga opportunity nyine bayigura. Ibyo rero bituma muri crypto igiciro kigira abantu bayishaka cyangwa se uko ikoreshwa nyine bigabanyuka nyine cyane. Ikindi nanone abantu benshi bafite payi nyinshi cyane. Abantu benshi nyine uzarebe nyine niyo bagiye kureba nyine payi ngo ziri gusirikira nyine usanga ari amakoini menshi cyane abantu bibitseho. Ibintu byose bituma itakaza imbaraga nyinshi cyane, ari nabyo bituma nyine payi ikomeza kumanuka. Rero nakazagira umuntu uzanga kubeshya ngo ikingo payi ngo noneho ngo igiye kuzamuka ngo igere ku madolari angahe izajya kuri 300. Izo ni inzozi. Birashoboka yego, ariko ntabwo ari ubu ngubu. Izo nzozi kuba zizashoboka nyuma y'imyaka 100 cyangwa simbi, ariko nyine ntabwo ubu ngubu umuntu ahita abyemeza ngo irazamuka cyangwa igere So ni ibyo ngibyo twavuga kuri payi.